amahoro abane Imana abane nawe. Kese amahoro yande Imana. Ndabinginze mwa bakobwa mwe mugenda mukabagisha amasura yanyu mukishirisha ahandi masura mukabagisha ibibuno biriya bintu ntago ari byiza pe. Nkanje ndi kwifanira nka Reyo. Urakunda Reyo? Niyo mfana. Ubwo nyine wenda igitego cyenda kuba nkaba ndahagurutse ikibuno kirusha kandi kumbe ntibira bibuno baba barakoresheje. Ndatuvuge nk'urugero rw'umukobwa akavukira mu muryango w'abakene pe akagira umusore umukunda iwabo bakize cyane, yego, ariko akamuhisha ko afite ababyeyi. Nkagira isoni zo kumubwira ko ngiye mfite iwacu kubera ko dukennye. Yego. Cyangwa ati rero nta babyeyi ngira ndi imvubyi nyine kugira ngo umusore atanyanga. Yes, nanone turabasuhuje aho muherereye hose nkuko bisanzwe mu bihugu bitandukanye mugenda mudukurikira cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndabizi neza ko namwe muba mudukurikiye. Uyu munsi rero tukaba twagarutse n'umukobwa wanyu. Arisi nanone uyu munsi urababwira izinara? Ya, kandi babwira. Bivuge. Ja, mwiriwe neza, murakoze. Ni wa mukobwa wanyu Kesia. Okay, Kesia rwose. Amahoro abane Imana abane nawe. Kese amahoro yande Imana. Okay, ako kandi nakera. Bure uzi ko gatumiseka. Utangiye neza ikiganiro uyu munsi noneho mana yaje. Ese Kesia, ubu ntabwo ngikubaza ngo ukunda iki, ako nzabikubaza ibyo ukunda kurya, ibyo ukunda mu buzima busanzwe, aho ukunda ibintu, mbese ibintu wumva bikubangamira, ibyo byose uzabigarukaho. Bana kuri TV. Nzabikubaze ku ruhande. Nta kibazo. Ariko n'abantu bawe uzabibabwira bakumenye, kuko ikindi gihe wabasobanuye impamvu uri karume. Sibyo se? Yego. Urababwira uti iyo ngo witwaye ukuntu ngo abantu bakora imboga mu menyo. Okay. None uyu munsi ujye uravuga uko bareba nababwira, ujye uracishamo unababwire, kuko ari kuntu ukunda kurakara ngabona ibintu birakubabaje. Iyo uri kuvuga inkuru mbona ikubabaje nkumva mbese hari ukuntu ushaka ko kwibwira umuntu ngayumve neza. Yego. Wifuza niki, wifuza mu nkuru zawe wumva bya abantu bayakira bate? Okay, murakoze. Uyu munsi naje kubaganiriza ku nkuru ufite umutwe ugira uti nyugwa nuko uri nuko Imana ndabyije. Oya ntabwo byishe birimo. Oya dutangire. Tayito yikore nta kibazo. Nyugwa nuko uri. Uko Imana yakuremye. Urashaka kuvuga ku bukene no kusura no ku bibereho n'ibiki byose? Ya, wenda for example nyine hari abantu nyine hari nk'umuntu uvuka akabona umubiri we nyine utamunejeje, utamunyuze. Icyo urakivugaho? Yego. No kunyurwa kuri hari n'ubuzima bw'ahantu buri. Hari n'uvukira ahantu akumva hatamunyuze. Hari nubaho ubuzima nyine agashaka kwerekana ko ubuzima bwe ari bwiza kandi nta kigenda pe. Ibyo bintu bibaho. Urahera ku kihe kintu? Ndaheraho rero ni icya mbere ni ukuba umuntu atanyurwa n'uko Imana yamuremye. Icyo ni kimwe, nibyo tugiye kwigaho. Ikindi gikurikira ni ukubaho utanyuzwe n'aho uba, waravukiye ahantu udakunze, wifuza kuba ahandi hantu. Yego. Ikindi kuba ugahisha ubuzima bwawe kandi uba wenda mu mwobo. Yego. Uri marine se yayikura he? Reka tunabireke. Ntacyo kuba ari hanyuma y'ubwo buzima bwaho ngaho, kuko witondere no Kesia. Wari uzi ko bari abahungu kugira ngo bageremo ngo nabyo biba bitoroshye? Zira marine urabanza ugasora. Nubwo ari ubuzima bubi, gusa dusuhuza abo bahungu kandi Imana ikomeze barebe. Imana irabakunda cyane. Hari n'abantu benshi bagiye batanga ubuhamya babaga mu bwo buzima, babaye abapadiri, babaga mu bwo buzima, babaye abapasiteri, babaye mu bwo buzima, ubu bakize. Unyibukije umupasiteri watubwirije afite amavuta.
nawe yigeze ngo kuba mu bwo buzima uzi ko yari marine cyane rwose. Okay, ngaho rero tangira ku bantu babaho mu buzima batishimiye ko Imana yabaremye, ushaka kuvuga iki Kesi? Okay, kamere ku bakobwa mva wabibanzeho abakobwa we Rakeshi sini ndabagarukaho ndabavugaho. Abakobwa rero tuvuka ntitunyurwe nuko Imana yaturemye. ndababujije ntabwo ari byiza. Ya reka mvuge ku bakobwa bakoresha kwibagisha imibiri kuri Nyashi. Reba Nyashi, Nyashi urazizi? Mana yanjye hanze biba bihagaze, kera bazitaga taille française. Ubu ni Nyashi. Bagenda bihindura amazina umenye bazazita n'iminyafu cyangwa se ibindi bintu byashoboka. Nyashi ubu ngubu ziri gukora akazi mu Banyarwandakazi. Ngaho rero ese biriya bintu si byiza kuba wandi umuntu yakwigira ukuntu akihinuza? Ibyo ni bibi. Uratubwira ikibi cyabyo, utubwire niba icyo binengaho utangemo n'inama. Muri make rero njye ntabwo mbikunda ku ruhande rwawe. Yego, ariko hari abandi benshi babikunda. Ariko namwe mubikunda ntabwo ari byiza. Kubera iki mpamvu atari byiza rero? Yego urabikoresha ukaba undi muntu, ukaba umuntu buri umwe wese yifuza kuba yaganira nawe, ukagenda ufite ikibuno wagira ngo kuri ubwato. Yego, ukaba wa muntu mbese Imana isa naho yaremye kwa mbere. Yego, ariko biriya bintu bigira ingaruka nyinshi mu mubiri. Izihe rero? Izihe ngaruka bigira? Hari igihe ukoresha sajari nyine ukibagisha ikibuno bakakongerera. Biriya bintu bitera ubumuga. Icyo nicyo kintu cya mbere mbiziho. Bitera ubumuga. Hari igihe ugira shitani bikazamo kanseri. Yego. Urumva iyo ikibuno niba cyajemo kanseri baragica. Ni ukugenda babaga paka nawe bakubaza. Urumva nyine nta ese ntababikora bikabahira izo ngaruka ntizibeho? Birabahira, bishobora kuba bibahira, ariko buriya umuntu wafashe bakamubaga, urumva nta nubwo aba afite ubuzima yego ntago yaza ngo atubwire ngo bimeze gutya nyine byagoranye. Baba yihagararaho ubundi ziraburiza iyo ibijemo iyo kanseri. Ariko babishyira ku karubanda. Ariko ngo hari n'ukuntu ngo hari iminota runaka batemerewe kwicara. Ibaze wagiye kureba nk'umupira. yajya haguruka akajya bari gufana. Nkanjye ndi kwifanira nka Reyo. Urakunda Reyo? Niyo mfana. Ubwo nyine wenda igitego cyenda kuba nkaba ndahagurutse ikibuno kirusha, ukajijisha ngo ndarusha, rero abantu ntibamenye kurushye, ahubwo bakagira ngo nyine ngo ndi gutamporeza, kandi kumbe ntibiriya bibuno baba barakoresheje. Muri make mbese nta keza kabyo. Oya, biriya bintu ni bibi pe. Ndabinginze mwa bakobwa mwe mugenda mukabagisha amasura yanyu, mukishyirisha ahandi masura, mukabagisha ibibuno. Biriya bintu ntabwo ari byiza pe. None se ibyo tutabitinzemo cyane ngo tukugore tukuvune tukubaze buri kamwe kuri icyo kintu, hari ikintu wavuze ku bijyanye n'uburyo umuntu atishimira ubuzima bwaho aba, kugira ngo wenda utwihutane n'icyo kintu ngiye tuzakigarukaho. Tubwire. Kiriya rero nacyo cyaba ari abantu batishimiye imiryango bavukiyemo, nacyo kanyivugeho. Imiryango agace duce imiryango byose tureka tubifatanye. Haravukira mu miryango batishimiye. Wenda tuvuge nk'urugero nk'umukobwa akavukira mu muryango w'abakene pe, babakene nyine nawe urabyumva. Kandi bujya gukena si indwara. Gukena ntabwo ari indwara, ni ibya buri umwe wese. Buri umukene ni umuntu wapfuye nyine, n'ubundi nta mukene ubaho, ariko njye niko mbizi. Yego, nuko nuko rero akabyagwa n'ababyeyi nyine badafite nyine ubushobozi yifuza kuba we yagira, nayo yagira amahirwe make. Kanyita amahirwe make kuko urumva nyine bisa naho ari amahirwe make. Akakundana akagira umusore umukunda, iwabo bakize cyane. Yego,
ariko akamuhisha ko afite ababyeyi. Ariko numva ngo batari ngo mwako gace nyine wenda reka tuvuge atuye Rubavu. Reka tuvuge njyewe ntuye ku kabari. Yego. Ndaje ngiye Gisenyi. Niyo nkundana n'umusore abo Gisenyi. Ariko najya kureba najya gusura umusore wabo ngabona nyine nabakire cyane. Yego. Nkagira isoni zo kumubwira ko ngiye mfite iwacu kubera ko dukennye. Yego. Nkahitamo kwica ababyeyi banjye ku murongo. Ubuze ko nanikanze ngo wabico okuyeho kubica ku munwa. Yego. Nkahita mwe ati rero nta babyeyi ngira ndi imvubyi nyine kugira ngo umusore atanyanga. Aho ukagira uba umubwira kuba wenda reka tuvuge ko mfite gito. Bya bindi by'abantu by'urubyiruko rw'iki gihe akageto nako tuzakagarukaho cyane. Ntabwo turakavuga akanya tuzanye turabizi. Nuko ubwo yarangiza nyine ubwo ni umukobwa uba muri geto. Yarangiza ubwo nyine akahita amubwira ko nta babyeyi afite. Ubukwe bukaba. Yego. Bagatira ababyeyi. Urabizi ko bibaho? Ubu byaroroshye. Ugashaka nk'ababyeyi baraguhagararira. Umusangiza w'amagambo abagiti bose. Mama wawe ntazi ko akoze ubukwe. Papa wawe ntabizi wabishe ku munwa. Umva umusore ugutunze azi ko nta nyirabukwe nta sebukwe agira. Nyuma yaho hari ukuntu nyine abagabo nyine bakunda gucukumbura. Ugasanga nyine umugabo afite n'amatsiko ese umugore wanjye nta famiye nimwe agira. Nibona n'akantu n'agakeregeshwa. Umwana nta murumuna we nta na mukuru we. Yabaririza amakuru agasanga ababyeyi babo bose bahari. Bibaho ibyo bintu bikunda kubaho cyane. Agasanga bahari bombi n'umuryango wawe ufite na bakuru wawe na barumuna wawe na basaza bawe bose bahari. Ariko bose warabishe. Ariko iki kintu urumva ari cyiza. Buryo buriya umuntu yakagombye kumva yishimiye ahantu umuryango akapresenta abantu bamubyara imiryango aricyo biba bitwaye. Niki kintu wabwira nk'abantu bameze batyo? Abo bantu rero ikintu ugiye kubabwira yemwe mwabantu mwe niba Imana yarakurema ikavuga ngo vukira muri uyu muryango nyugwa nawo nyugwa n'ukuri nyugwe n'uko wavutse Imana yashatse reka gushaka kwirema bundi bucyashya. Ntabwo ndirirwa nkuvuna ngo ujyane mu bintu byinshi. Nanone tubwire ku bantu bumva babesha bakaba batujijisha ngo mbayeho mu buzima. Bikunze kuba umuntu akaba aba mu mujyi siko bikunze siko bimezera akabwira abanyacyaro kwaba hehe mu mujyi nyine noneho kandi afite n'amafaranga yakize igihe agiye kubasura. Nyine akabereka ko afite amafaranga. Ubundi reba ukuntu bigenda. Yego nibyo nyine nagiraga. Urabona hari nk'ukuntu nyine ngiye reka tuvuge urugero nkanjye ndifashe mvuye mu rugo. Nababwiye ningiye gushaka amafaranga. Yego. Nagerayo nkanababwira ko nahiriwe pe. Yego. K'amafaranga nyafite. Kandi reka tuvuge ko nagiye i Kigali. Kandi urabizi ubuzima bw'i Kigali burahenda. Twe hano twibereye Rubavu. Turi Rubavu. N'abantu babimenye. Bazi dore ahangaha nicaye ndi Rubavu. Mu kanya nakirukanka ahita ngera no ku mazi. Yego. N'ifi nkayirya kabisa. Ariko handi barubifi bagahita bayotsa. Babwire rero bajye batemberera he ku mazi iwabo rwose wabo. Ariko harahandi hafite amazi y'umwimerere nubwo bakora piscine zimeze zite azakora ikiyaga cya Kivu ntibibaho. Ngaho tubwire rero wigiriye i Kigali udusize hano i Rubavu. Mvuye ku mazi umukobwa ndavuze nikanjye mu mugwa mukuru ngezeyo noneho mise mpamagara mu rugo ndabwiye nishamva ubuzima buraryoshye mbayeho neza. Abandi burungano rwawe ngajya ndatirana telefone nziza nkifotoreza no mu nzu nziza natanze amafaranga kugira ngo mbereke ko meze neza. And then nanagaruka ngarutse imuhira. Yego. Ngaza nigize wa muntu ufite amafaranga. Inshuti zanjye birabiri nagaribyo. None se baguhamagaye ngo baze gusura bigenda bite
ntago abo bantu bamenye ubuzima bw'urimo bigenda ntago bamenye ubuzima ubayemo none mu gihe baje kugusura reba ukuntu bigenda niba baje kugusura sibyo reka tuvuge urugero ubwo wenda reka tuvuge kurara ku muhanda yego bibaho se nibibaho da ukereka iwanyu kubaho neza kubaho ubuzima bwiza kandi uba ku muhanda iyo baje kugusura yego shabaka muduka urihiringa ukiharahara ugashafata n'amadeni ugafata n'ahantu nyine kwa mugenzi wawe ukamukubita nk'ibiceri nk'ati ntije iyi nzu uyu munsi ibindi zabyimenyera ibindi ngenda byimenyera akoze ko nyibukije inkuru y'ubu ni gutyo iri kugendera aho ngaho y'umuntu wigeze gukodesha geto akayereka umusheri w'umusore akajya kumwereka geto y'undi musore nuko rero nuko bigenda rero abiwanyu baza bagasanga ubayeho neza inzu yawe irimo intebe nziza buri kimwe cyose akabati biki ukanabakira mani wiyemeje no kuyishura wanayishyuye ariko bamara kugenda ukaba wanafunga kubera bimwe amadeni hariya nyiri iyo nzu wenda ni wanabuze nawe kumwishyura ibiki n'ibiki nyine ugasanga bigushize muri crise utatekerezaga ko yaba ariko ngo hari n'abakunda gukora ikintu kimeze gutya wahamagara uvuze ngo ugeze muri quartier wenda ugeze kuri etage yo kwa runaka reka tuvuge nk'iyo kwa Mathias muri Mahoko yego agafite avuga ngo ni huri ngwi agahita avuga ngo reka nze ngutore agahita ashyiramo akadege ibyo nabyo bibaho rero nkaho cyane nyine wowe uramamagaye aho ati ngiye kuza kugusura ntabwo uzi ko ndi buzi ugahita uvuga ati warambwiye ngo utuye aha nawe none ko ndi Kigali ku Mathias kuri Mahoko niho tukuvuga wenda reka tuvuge ko Gisenyi ndi Gisenyi ndi Rubavu yego nakubwiye ko imbi Rubavu Gisenyi wowe urambwira ati none nururutse hano kuri nuza ndi muri gare ndururutse urihe ngo ngende nguvugishije ko wambwiye kuba Igisenyi Rubavu ugahita ubwe uri muri gare ati buhagaze aho ku bitaro inze ngo urebe cyakwa Rujenda yego mbo isaha igashira wahamagara ugasanga ni compost nimero yavuyeho kare iyo nimero muhamagaye ntiheruka kuboneka irazimije basigaye baravuga irazimije baba we ubwo nabwo tutabitinzeho ni bwa buzima umuntu yabwira abantu ariko atari bwo arimo cyane ibyo bintu rero nabyo bivugeho ibintu rero biri bintu ni bibi ndabyanze sinambikunda ibintu bikubabaza rero burya ni byinshi birambabaza cyane iyo ndi no kubivuga mba numva narira baba we inshuti zanjye ntabwo bino bintu ari byiza ntimukakunde ubuzima ntimukumve mwabaho ubuzima Imana idashaka ko mubabwo mubamo Imana niyo itanga ubuzima mbo ari akandi kantu twakongera sinzi niba bakavuze mu ngingo turi bwigeho ugasanga umuntu aba muri Kigali yirase ku bantu Kigali twayibanze ko ari wo murwa mukuru wacu yego abereka ko akomeye adashaka no kubavugisha sinzi niba hari ikintu biziho yaba agiye gusura tuvuge n'umugore umugabo agiye kumujyana kwa nyirabukwe mu cyaro akaba ati simva mu modoka kuri kaburimbo imvura yaguye sindagiye mu isayo ibintu nabyo bikunze kubaho nyine umuntu yarirataga ugasanga nkanjye nyine nakuze nkurira mu buzima bubi nagira amahirwe nkagira umugabo ufite amafaranga akagutwara mu mujyi akanjyana ahantu nk'i Kigali akaba ariyo njya kuba nagerayo nkahita nirengagiza bwa buzima narimbayeho mu rugo noneho nyine reka tuvuge nk'umugabo ufite amafaranga wagera agahita umwe ati nshakira umukozi sinzi kumeza yego sinzi guhata yego sinzi gukubura yego nta n'akazi ukora kimwe sinkizi wibera mu rugo ugahita wigira wa muntu wari ubayeho mbese mu buzima buruta ubw'umugabo wawe yakujyanyemo wavuye mu cyaro hari aho wasizeyo yego nyine ari hahandi umuntu nyine bishatse kuvuga ko hari ubuzima ugeramo nyine si tubyite gukunama ni ugukunama nabwo kwibagirwa aho wavuye ubwo rero wa muntu wari umugizi yabuze ubwo bishatse kuvuga ko yisange mu buzima hahandi bya bindi yanze abigarukamo nabwo asa naho ari kububa nta n'uburenganzira bifitemo bivuga ngo bwa buzima bw'icyaro yangaga nabwo abugarukamo asa naho nyine iza nshuti ze si yagendaga yirataho bigenda gute izo nshuti ze rero ari ukuntu nyine ubona wakize cyangwa wavuye aho hantu wari ugiye ahandi
nyine uko karengwa ba bantu b'inshuti zawe ntiwibuke ko nyine nabo aho ugiye bahajya wahava bakahajya nyine bigasanga wabiraseho ntiwabafashije wababwiye nabi nyine nta n'ubwo ushaka kumenya ko banabaho. Bigenda bite iyo agarutse muri bwa buzima bwa hantu yangaga? Iyo agarutse abantu bamubaje bati kugarutse bigenda gute? Ashobora kuvuga ko nyine i Kigali hamunaniye kuko haba abantu benshi yabuze ubwisanzure nyine byagoranye kubana n'abantu benshi ko Kigali babizi nyine buri nzu bituye inzu n'inzu nyine biba bituranye byegeye n'urusaku rw'inganda ashobora kuvuga ati i Kigali ni habi haba inganda nyinshi nanga urusaku rw'i Kigali inganda zaho zirambangamira nyine agatanga excuse nyinshi kugira ngo batamenya icyatumye avayo. Kwa kwihagararaho ntuce bugufi ngo ubwire abantu uti nyabuna. Ese none iyo ubuzima bugumye kumucanga agakora ibiraka bivuge ko nabyo bavuga ngo ari ngo ni ga siporo? Ni siporo tugomba kwimenyereza ngo nanjye ngo nabagaho numva nkeneye gukora bantu rero b'Imana byakagombye kugenda gute? Ubwo rero icyo nshatse kuvuga ni iki, ntago Imana ijya kuturema ntago yibeshye, reka tunyugwe nuko turi tunyugwe n'ubuzima tubayemo, kandi niba tunakomeye uyu munsi twibuke ko kejo cyangwa ejo bundi bishobora guhinduka, kandi niba binabaye bihindutse twemere duce bugufi. Niba uri wa mugani nk'uko bivuze yageze ku bantu reka te kubabesha ngo ni urusaku rw'inganda zo mu mujyi, ahubwo nababwiza ukuri ko yagize ikibazo yarabeshiyeho n'umugabo none akaba atakiriho banamufashe kuko n'ubundi bazarabimenya icyamukuyeyo kandi babimenye amazi yararenze inkombe yaragera ababwira ngo aje muri siporo ngo ariko siporo yo kwigura nyagirwa ari kubagarira undi muntu waramenyereye kwirwa urya urumva ko kantu naka. So shira akantu kanyuma rata kuri ibyo ngibyo kumpanuro zawe duhaye utubwiye ku kintu kigendanye no kunyurwa uko Imana yaturemye, ibyo bintu byo kwibagisha ingingo tubireke. Ikindi uvuga uburyo bwo bakobwa n'abandi bantu rega bahisha ubuzima bwabo bagahisha ababyeyi n'imiryango kugira ngo abantu batabasuzugura, ngo nuko bagiye mu miryango ikomeye. Utubwira uburyo umuntu ashobora kuva mu mugi ari mu mwobo kandi akihagararaho. Ikindi kandi utubwira uburyo umugore ashobora kuba ari yavuye mu cyaro akiriritse yagera agakira akabaho ku buzima bw'umuntu w'umugabo umubesheje umugabo we yapfa akagaruka muri bwa buzima ntabuvuge akagumya akihagararaho. Tanga rero inama kuri bikwiye kugenda. Inama nari nazitanze kuri biranahereyeho. Icyo ngiye gusorezaho ni iki ngiki nyine cy'uyu muntu wihagararaho. Yewe wa muntu we niba byarakubayeho niba bitari byanakubaho ndakwinginze guca bugufi bigira ibintu byawe. Wige guca bugufi kuko niba bibaye ntawe bitabaho pe. Ca bugufi uvuge ikibazo ufite bagufashe abantu bakimenye. Urabiki ntacyo uraba uwanze kuvugwa yahize mu nda ya mama we. Ubabwire ikibazo cyawe bagufashe, ni nabyo bizatuma umutima wawe utuza uruhuka. Ako kantu rwose ariko na kuki ugira amagambo y'impanuro akomeye kandi ukiri mu myaka mike? Ni kwiga ni wabitojwe n'ababyeyi bintu wabikomoye kuki? Ibi bintu rero ngiye nakundaga kuganira n'ababyeyi banjye kandi barakuze, n'ababyeyi bari mu zabukuru. Twabaga twicaye ku mashiga nyine twicaye. Uvuza amashiga rwose numva ko tuzabibwira abantu bakamenya guteka ku mashiga. Aho ntibaragira ngo ni yandi yaresho? Oya, amwe bashiramo imwe yamabuye ushiga rimwe hano amashiga 3. Ariko muri abantu barayazi banza nitwe twayamenya twe twavuze nuko mwamwicaye ku mashiga ukasanga nyine papa ari kuducira imigani akayidusobanurira akatubwira ibyakera ukuntu yabaga ameze n'ababyeyi be, nyine akatubwira amagambo menshi nyine yakubaka. Ntayengendera aho ngaho nyine ngakomeza nkumva amagambo yaba aryoshye nyakuriramo. Ni nayo mpamvu naye numva nyine aya magambo nayasangiza abandi bantu bagenzi banjye. Rwose ubahaye n'icyizere ko n'imbere biracyaza ni heza. Ngaho akantu kanyuma wibutsa n'abantu
amazina yawe yabibutse uje ukunda kuyivuga kugira ngo nabwo barimenye n'ikindi kintu kikuri ku mutima. Cyangwa murakoze ikintu kindi ku mutima ya ndifuza akambegarukeho nkunda The Ben. Urongeye nanone ntabwo nabura kubivuga ndamukunda cyane ndifuza kuzahura nawe umunsi umwe uzarire cyane abibone ko wajwe nabyo. Ariko hari abantu barira amarira y'ingona. Wowe ntabwo wabishobora. Sinjya nshobora kurira amarira y'ingona. Icyo ni ikindi kiganiro. ntabwo njya nkunda kurira amarira y'ingona gusa ari ku mutima. ahari nyine yumve ko ari ku mutima. Ndamukunda cyane, namwe mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye za Amerika. Mwibutse ko no muri Korea bakwandikiye. Yego, no muri Korea hose ndabasuje cyane. Nitwa Kesia, ndabakunda kandi nifuza guhorana namwe aho muri hose, mwumve ko mbakunda cyane. Ciao ciao. Urakoze cyane Kesia.